Bibiliya ni igitabo gifatwa nk'icya mbere ku isi mu gusomwa cyane. Ni igitabo cyuzuyemo ubuhanga ndetse kuri bamwe bemera iremwa rya muntu bemeza ko muri iki gitabo Umuremyi yavuganye nabo akabahishurira amabwiriza y'inzira ya muntu kuva ageze ku isi, ayivuyeho ndetse na nyuma yayo. Muri ubu buzima turimo hari byinshi umuntu ararikira akifuza kubigeraho, rimwe na rimwe bigatuma agenda asakuma icyo ahuye nacyo akamera nk'ucuranwa. Nyamara ibyo ushaka gucuranwa ni ibyawe kuva na kera, kuva isi yabaho na mbere utarayigeraho. Mu Kinyarwanda hari n'imvugo ivuga ngo icyawe ntaho kijya. Ariko se mbere yo kubunza umutima no gushyushya umutwe nako kuwuteka, uzi ko ufite umurage w'agatangaza, umurage wo kubaho ubuzima busendereye hano ku isi? Ni koko ntabwo Umuremyi yari kukohereza ku isi atazi uburyo uzayibaho. Ubyumve neza, burya aha ku isi uhari nka kwa kundi umukinnyi wa filime akina agendeye ku byanditswe n'umwanditsi wa filime. Ni byiza rero ko ahubwo aho kubunza umutima ushyushya umutwe, menya script, urwandiko rwawe nurusoma uzagenda ukina uko filime y'ubuzima yanditswe. Aha kanya reka mbe umusangiragendo wawe mu rugendo rwawe, maze unyemerere kwifashishije iki gitabo kirimo ubuhanga ndetse bamwe bafata nk'iya gitagatifu, turebe ukuntu wahawe umurage wo kubaho ubuzima busendereye. Ntukemere ibicagase cyangwa bimwe by'ubusabusa biruta ubusa. Oya, umurage wawe ni uw'ubuzima busendereye, kuko uwo waguhaye uwo murage, Umuremyi, afite byose birenze bisendereye, birenze uko wabyumva. Reka turebere hamwe imirongo 10 yo muri Bibiliya iguhamiriza ukuntu ubuzima busendereye ari umurage wahawe, ntawe uwurwanira nawe. Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 10 n'uwa 11. Koko gukunda amafaranga niyo nkomoko y'ibibi byose. Kuyararikira kwatumye bamwe bateshuka, bareka Kristo twemera, bakubitana n'ububabare bwinshi. Naho wowe muntu w'Imana, ibyo byose ujye ubigendera kure. Uharanire gutunganira Imana no kuyubaha, kuba indahemuka no kugira urukundo, kudacogora no kwiyoroshya. Abakorinto ba 2:8 umurongo wa 9. Kuko rero muzi ubuntu Umwami wacu Yezu Kristo yagize, nubwo yari umukungu yigize umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bagira abakire. Abanyafilipi 4 umurongo wa 19. Namwe Imana yanjye ntizabura kubahundagazaho ibyo kubakenura byose, nk'uko umutungo wayo uhebuje uri muri Kristo Yezu ungana. Abaroma 8:32. Ubwo itimanye umwana wayo bwite, ahubwo ikamushyikiriza abamwica, ari twe twese azira, izabura ite kuduhana byose nawe? Imigani 10 umurongo wa 22. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 5, wa 6, wa 11 n'uwa 12. Azagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, uzagira umugisha mu majya n'amazi, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'ibyiza amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho. Zaburi ya 23 umurongo wa 1. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Zaburi 128 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Hagayi 2 umurongo wa 8. Ifeza ni izanjye n'izahabu nazo ni izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yoweri 2 umurongo wa 19. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Intangiriro 1 umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi.
urakoze cyane kubw'uyu mwanya, Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha. Subscribe, like, comment and share.